itike yo kuva i Kigali ujya i Butare nangahe icyo gihe yari amafaranga 2,700 ahari noneho dusanga ni 5,400 kugenda no kugaruka aravuga ati none se ikiro cy'ubugari kiri kuguranga kandi barakumva uyu muntu aragukurikira none se yabiyobera niyo we tunari kumwe n'ubu ndabimwibutse ariko rero rwageze aho basaba we yarazaga agakora amakiri noneho uwo mugabo yaravuze ati ikiro cy'ubugari se kigura ngahe atubuse nk'umuntu ufata 5,400 akabitegesha agiye kuvumba ubugari kwa haje murihereza ako si ubwo iyo ureba akantu akamuzanire mwana ubanza dukora ikiganiro mu cyaro da yewe gaje wewe ikimenetse ikizi kandi mbonye icyayi mbonye kuzana abateramusi b'imyenda umva inkorora rwose ndetse rero ko icyayi n'inkorora harimo agatangawizi n'umwenya n'inkorora birafasha winsetsa ngo ni inkoro ubona biri muri kino cyayi cyane umva winsetsa akiri icyayi mwana ubu urabona ne kuvuga urwego nta rwego ndiho ahubwo ikigero ngezemo cyakora wize ibikombe 2 byakunanira shyiraho ngaho rwose wigotomerere niyo mpamvu musa neza ntabwo uri mu cyayi iki ubu nkwiriye gushyira ibintu mu kanwa binyotsa ndi muri nta n'amakuru ufite unani ugwa mu gikoma ibaze ko ushaka kunywa igikoma no mu cyayi ariko nabwo kandi twavuze ko umugabo nk'igikoma w'igikoma ngo irangana reka da ntabwo amenya igikoma mu nzu cyaba igikoma mu nzu cyaba igikoma hanze umva reka nkubwire iki se basi nyine mbwira ikindi kitari icyayi ikindi kitari icyayi mu gitondo bafata n'igiki ariko ibaze rwose ndimo ngira ngo ntabwo mbaniye nk'ibiryo biri mu rusenda nose ushaka iki hari ubwo nyine hano ku muhanda hari fanta hari panashi hari amaji ariko ibyo ni ibiri mu rugo ariko hano ku muhanda hari n'inzoga hari za musiteri hari pirimusi hari mitsi nagufatira hano naringize ngo unaweze kuri kuvuga uhereye ku mafanta wagira ngo ni imiti muganga yanyandikiye nuko fanta ese ubundi wakwinywera nese ndabwo njyenyine wowe nta kintu urimo ariko reka nkubwire rwose ntumbwire ngo hano ngo ni mu kirokore ngo ni mu biki nzanira akantu ko kunywa kandi ibyo bintu by'amazi na fanta ubyihorere zana ka musiteri kangaka none se semayi ntuzana tuje gusinda rero iyo baza gukora nini wari ukakanzanira ari kamwe ariko ibi ni agasuzuguro byatuma ntaza kumenya n'ibyo mvuga genda kandi ubu wazanye 2 uradusiga ugenda uzana kamwe akira agasubizeyo niba nta kandi gahari ndabizi ubonzaniye nka 5 ariko uri kugenda uzana kamwe utyo nibura oya nyine ubu nimara ubu birasaba ko 2 tuboneka hano nubona kamwe nkanyoye nk'amazi
urahita uzana akandi kugira ngo ndutereke tubiri duhara aho ngaho. none se ko numva ahubwo bebe birenze babyita uri kuntegeka kurya ihene ndiziritse. njyewe ndakwakiriye mayi ariko si urangikira utu tuntu tugura ngahe ariko kubanza urugo rwawe rujerara atajana baragira kandi noneho ndabizi by'abakameramani turakora ikiganiro turi imbere yanjye nsomaho dukora ikiganiro bya kuvuga ngo impereza ibiki turaguma ahangaha nuko aya meza ari magufi ubundi bagombaga kugenda batubona turanga oya humura ntaribe kabisa. cyakoze mubonye impamvu Mayira adakira inkorora ntabwo waba urwaye ngo uhame wongeramo bino bimukire. none se aka kantu gatera inkorora none se urakunywa agacyayi karimo atanga ubu noneho biremewe kuba twabasha gutangira ikiganiro. Reka kano gatere kano hafi yanjye akamba ariko nshyira ku meza nuko wari uri ubu noneho wemerewe kumbaza ibyo ushaka. Mayi tugiye kuganira wanyweye kandi mbonye ko duhari kunywa ntacyo. Bakunzi ba Gaju Rwanda namwe bakunzi ba Mayira ubasuhuza utababaye. ndi kubona uri gutekereza uti ni 300 akagura icyatanu oya Mayi wimbara muri urwo rwego 4,500 aragiye none ubanze gusuhuza abantu wishimye halo Gaju Rwanda ndabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe nk'uko bisanzwe rero tugiye kuganira ndi kumwe na Mayira namwe nanjye nabasuhuje urabona ko mfite umwanya wo kuvuga kubera ko mfite uruvugiro mfite akantu ko kunywa nta kibazo ndi buza kugira kandi abandi bantu nabo bumva bafite umujinya bitewe n'akantu ndi kunywa nabo bagenda bisengerere baba bari butege bagafata urishyura cyangwa bagafata umva rero reka nkubwira hari umuntu abaye nimero ye hanyuma umuntu agenda agafate kuri botike amwishyura uwo muntu nugerayo umpamagare kuri 00920. iyo nimero ntibaho babafungireyo kompoze abantu bajya gutubwira ngo naguhamagaye ngo nsanga uri kompoze kompoze ariko kubanza yakompoje bamubwira ko nyine nimero arimo kompoza idashoboye kuboneka ariko ngo naguhamagaye ngo nsanga uri kompoze se ni mu kihe gihugu ni ukuvuga yimutse yagize umva se hari umugabo nzi ntabwo ndi bumuvuga izina kubera ko nimvuga gutya abasanzwe banzi cyangwa banamuzi barahita bamumenya. Ari umugabo wamusanze ahantu aravuga ati ese ko mfite inyota wampaye kandi ubundi mu kabari ntawe utumira umuntu umuntu agenda afite amafaranga cyangwa se watumiye umuntu bakajyana cyangwa akamusaka umuntu ugera mu kabari akajya kubwira ngo wampaye gutya na gutya ako kabari ni inzira aba ayoboyemo ku buryo nibura bashobora kumubwira ngo dore yobokera hariya kuri kontwari agenda afite amafaranga gusaba ko bari hari abantu basaba ibaza umuntu usaba agasaba na mitsingi ishobora kugura 2,500 umuntu ujya mu kabari agiye gusaba ibaze agasaba mitsingi ukajya ahantu cyangwa se ugafata umwanya ukava ukajya ahantu ugiye gusaba inzoga mu kabari yamaye nka umva abantu basaba ndababeshyera buriya nibo bashobora ahubwo bashobora kwandika muri comment bakavuga bati kagwana imbagara uranyibukije umuntu wadusubije zana telefone musome ntacyo urayizana mu kanya reka tutibagirwaho umuntu wagusubije wabigeze twatangiye ikiganiro twagitangiye kare cameraman yari kodinze noneho uwo reka nkwibwirire ibyanjye reka bazajya bavuga ko muca mu ijambo ariko ufite amagambo menshi aruta yawe wowe ikintu bagukundira ngo guseka wowe kirahangana iki ako ikintu kimwe nkubonye muri kimwe ndi umunywi igihe wanzaniye nasomyeho rimwe wowe icyayi usomyeho 3 ubwo nige mumwe umuntu wera no kuri kamera bazi noneho umva se mwabonye za kundi mutumira mu muguri uwo mugabo araza tese ati runati wampaye undi aramureba ni umuntu uzi gusubiza yitonze ahanga ati ese ufite inyota ati atureba n'inzoga ziri hari ukuntu zingana
ati kandi wasanga uvuye mu rugo ufite inyota. Ati ndayifite. Ati tambuka nyine tambuka bago. Arabushoganya rero arahindukira ajya kuri kontwari. Atumva ye. Ati tambuko bagoye niba uyafite. N'ubuguru yashoganyije. Arabushoganya nyine ubuguru. Ariko reba abantu basaba. Noneho rero hari abahanga bo gusaba. Nanone twigize gufata imodoka turi kujya mu ntara. Reba kuva hano i Kigali ukajya i Butare. Twagomba kurenga i Butare tukajya turi gukata twerekeza ku Gikongoro. N'ubukwe twari tugiyemo. Noneho tugenda n'imodoka yari kwasteri. Reba noneho harimo umuntu w'umugabo wambaye ikote ryiza ariko wari uziranye n'abantu benshi. Ariko icyo gihe ni kwa kundi umuntu yitanga akavuga ati reka ngende ayatike yo ndayafite ariko nta kindi afite ku ruhande. Noneho ikintu cyadushekeje wa mugabo ukunda guserereza abantu yari ari muri iyo modoka. Noneho tugeze kwa Haji icyo gihe hari hagishyushye bikimeze neza ugenda ukaka ubugari rwose bakakuzaniraho n'inyama ukumva. Ntabwo mbisi simaheruka sinzi niba hakibaho. Noneho tugeze kwa Haji imodoka ivamo. Tuvamo imodoka irahagarara tuvamo. Noneho turagenda abantu benshi biyakiye ubugari. Akomaye kwa Haji bujya i Butare. Uri mu majyepfo. Bari no mu Nyabutare. Tukomeze nta kintu byaba bintwaye. Noneho nuko ubwo tugeze batwaruriye ubugari. Yarabanjije aritegereza reba ukuntu abantu bagiye baba ubugari n'inyama. Kandi nta kintu afite. Aragenda ahera kuwa mbere. Yaragiye agakaraba. Cyakora abantu bazi we akagenda akicara kuwa mbere agakoramo akamuhagurukaho. Yariye kuruta uko mwariye naguze. Yavumbye ubugari nk'ahantu nka 5. Urumva yari yijuse kurenza wa wundi wiyakipura. Mayitanga ni wowe. Yewe nubwo mundu ubugari ntabwo ari cyane. Kandi ubugari genda toranya. Niko bimeze. None so muri ubwo bugari kumaze kuhataka ngo bagira ubugari bikimeze neza. We ntabwo ubugari baguha. Icyo ni bakabiri. Nayiye ubugari nanjye nibwo nariye. Ntabwo nakubeshya. Noneho ikintu gitangaje. Uwo muntu yari ari mu modoka turagenda aramwihorera turimo tugaruka. Abantu bacecetse kwa kundi abantu batakiganira. Aravuga ati rero atereka mbabazi. Ati tike yo kuva i Kigali ujya i Butare nangaye. Icyo gihe yari amafaranga 2700 ahari. Noneho dusanga ni 500 kugenda no kugaruka. Aravuga ati none se ikiro cy'ubugari kiri kuguranga. Kandi barakumva. Uyu muntu aragukurikira. None se yabiyobera niyo we tunari kumwe n'ubu ndabimwibutse. Ariko rero rwageze aho basaba. We yarazaga agakora makiri. Noneho uwo mugabo yaravuze ati ikiro cy'ubugari se kigura ngahe? Atuse nk'umuntu ufata 5400. Akabitegesha agiye kuvumba ubugari kwa Haji. Muri make nibagiwe aho yaragiye. Niyo mutajya kwa Haji. No kuvuga abantu babonye yuko yafashe 5400 agiye kuvumba ubugari kandi nta muntu wigize umuha inyama. Aravuga ati ntabwo harimo inusu y'inyama. Hakabamo n'ubugari ikiro ku buryo yakirya. Noneho n'ibirungo nabyo bikavamo akigumira mu rugo. Mba kuntu muri abana babi. Abantu bose mwajyanye reka mbasobanurire. None se uriya mugabo niba ari umugabo cyane umwana w'umuhungu ari umusore simbizi ariko mwaramuhemukiye gute ntabwo mwaha agaciro uburyo amafaranga yamuvunnye ari gushaka kujya mu kirori niba ikirori mwari mugiyemo ahubwo mwebwe mwese mwumva ko yateze agiye kuvumba ahubwo ntabwo yahaye agaciro twebwe amafaranga uburyo yatuvunnye twarayakokeye yagombaga guha agaciro amafaranga twakobokeye tugafata yo gutega we ubwo ashobora kuba yari yayasize mu rugo avuga ati muhahe ubugari jewe
ubugari ndabuvumba mu nzira. Mwebwe murangije ntimwayasiga mujya twebwe ntitwayasiga mujya kubura tujya kuyahira ubugari kwa haji. basi uzagacira igikorwa abantu bavumba bazi ubwenge. Uriya hari umuntu uzi ko hari umuntu uvumba ni 10,000 afite mu mufuka. ubushatse bwo yari afite amafaranga atayagira yagira ari kugira isoni nawe akagura. none se ariko yenda birashoboka ko ntayo yari afite. Ariko hari abandi bantu bavumba banyamusabana uruhato. Uzi ko hari umuntu ukuvumba cyangwa akagusaba bande banyamusabana uruhato akagusaba guhase na bandi baba bari mu mujyi n'inyamusabana agahato ni n'ubundi ni nk'agahato nyine. Uzi ko hari umuntu ucaho wangiriye ubuntu umuntu wima bisa nibuka cyagiye uri gusabiriza muri Afurika. ariko ngo naberwa no gusaba. Wirafite filime yakinnye arimo asabiriza ku muhanda biramubera mayi kusabiriza byamubereye hariya mwangiriye ubuntu umuntu wima. Noneho umuntu akamwatereka nta kintu ufite kwa gutitimira agahita bireka ati ntukagire icyo ubona kandi yari matiti dore aho i Rwanda ugeze ntukagire icyo ubona kandi yari arimo atitimira. mayi nzi umuntu wajya gusaba afite amazu akodeshwa yewe gasanze mu gihe cyashize. hari abantu bagira impano yo gusaba akajya gusaba Nyabugogo akazenguruka umujyi wose agataha muri Gasanze. ni ukuvuga ngo hari abantu bafite impano yo gusaba ku buryo agusaba agahatiriza wamwima akagutuka akanakubona kuri umugoma. ni gute ubundi umuntu umwima ibintu byawe akabigutukira kandi ubifiteho uburenganzira. bameze nk'abasore basaba abakobwa akavuga ati wambabariye yamaze nyine kwishyiramo ko agomba gusabiriza ati wambabariye ukamfasha ukampa ko ndifubye. abo bantu babaho abafite impano yo gusaba baba ngo mfashe umwe n'impfubyi baba basaba amajyepfo. mayi sarago asoza koko ntabwo ushaka kumara akanya gusa utavuze amafuti. ariko buriya ari ukuvuga amafuti neza abantu basaba ari ukuvuga amafuti ari no kuyakora. wakora iki wayakora ubwo rero ni nka wa wundi babwiye ngo ari ugusaba uwo wimye ari no kwima uwaguhaye yahitamo iki? uzi ikintu yahisemo wowe byagenda gute? gusaba uwo nimye cyangwa kwima uwaguhaye. gusaba uwo wimye ubwo uzi icyo bivuze. muri cya gihe wari umeze neza hari abantu bakugannye ubu urabima cyangwa se ntiwagira icyo ubafasha. ariko noneho nawe ugeze mu gihe sweet art ndi mu kiganiro sheri aje ngo hamagara. tuba tugomba kwitwara neza aba ni ba bosi bo uwo muntu ariko nzamuvugaho niwe uri kundwaza muri iki gihe ndwaye. urarwara bari kukurwara ariko ntabwo nanduye aramfurira ntabwo nanduye sinigeze nandura. mugaya namubwira ibintu wari urimo mu kiganiro. oya none se uzi ko nta hantu njya gukina filimi ngo isohoka ntayirebe. cyose umwe azamusitera none ko atari igihe wayikoze se